Sheri ahantu ndi kumva mpafitiye ubwoba pe. Maze guhagura tekereza. Papa ninde? Urababonye? Tugarutse kuri episode ya 3 season ni ya mbere. Komeze gukora subscribe. Ariko ubundi ubu Madame aramutse yarambeshye akambwira ko umuhungu wanjye ari ikirara tukaba twaragiye kubareba tukababura yazansobanurira ngo iki. Aha reka nze muhamagare mubaze aho ibyo ngibyo yambwiraga aho yabikuye. Mbe Madame Karame. ubwo ngubwo ko wambeshyaga tukaba twaragiye tukababura ubu none uransobanurira ngo iki. Ntabwo nakubeshyaga ahubwo sinzi uko byagenze pe. Ariko kubanza koko abagore mugira amagambo ubundi umuhungu wawe mupfiki. Ubundi nkubaze ibigoryi n'ibirara byose bibi wanjye. None se Mada ko nkubajije umwana nkubajije ibigoryi ko numva bigize intambara bibaye birebire wiketse iki. Umva kamasha ntuntera umwako. Ariko ubundi muko ubundi wanyifuzaho iki baza gutyo nayiki. Mama icyo nshaka kumenya ndi kukubaza nukumenya data wambyaye. Umva mukobwa nane ntago uzabura umuntu mukubaza. Nanjye sinzabura abamumbaza. Sheri uzi guhitamo neza. Ni byanze rwose. Ahantu turi ni heza. Karabo kanjye sinaguhitiramo habi kirazira. Rukundo rwanjye nta cyagusimbura kuri nje. Erega mukunzi wanjye nahataraha nzahagutembereza. Ariko ubundi Nyanzi wibonye mwiki kugusuhuza nzabireke umwaku ni wowe Mada. Ndakunumye wa mwako we. Peri kose Mada uko usi nyuma ni nakusi imbere nuko wakira abashyitsi wa mwaku we. Sindi ugatega ibitanyishuri cyane ntiwabura kuhotera. Biko shamaye ababyeyi bawe ko duhuye biruka murabonanye ko bagushakaga. Agasuzuguro usigaye ugira ugakora imuhu. Agasuzuguro bwoko Gendisha. Sha ni ishati ya so yacitse ku bitugu. Niba utanamuzi ibyo birakureba. Uraho Gatuza we. Yego Gatungi we. Amakuru Gatuza we. Yari meza. Gatuza we ndabona rigore wowe maze kwibagirwa. Usigaye ubahese. Sha mwana Gatungi we ngiye naguye mu gikoma cy'avoka narahiriwe. Kagira inkuru.